n'agapetiman dusaka nakaye va we uva we uruwahe wowe gasha byuka fata n'ibyawe toka iruka vuba we vuba iruka vuba ngo iki ngo uwo mwana ari hehe ntawuzanye ngo data yaramwirukanye. umva uwo mwana ugomba kumushaka kuko ndamukeneye urumva niko bimeze ngomba kumushaka gusa nuko ashobora kuba ataraje i Kigali. umva reba hano nkubwire ubundi uwo mwana wamumpaye ukamubwira yuko ndi nyina nkakwihera amafaranga. Reka mbanze mubone ibindi tuzatubiganiraho ndibaza ko atari wo mwanya wo kubiganira. ngaho nyine genda umushake. Ma, uraho. Muraho neza. Nikabi. Nese umuko ruje wari gusanga mari kitugeze unaneza namubwiye. Gusha uko byagenda kose numvaga ko hari. Ariko rero uje nana gushakaga. Uje nukuri nagushakaga. Nubuhoro se. Nukuri usanze ndi mu bibazo bikomeye cyane. Urabizi ibibazo byanjye byo kubura umwana. Ubizi? Ese handi wagiye byagenze gute? Hari anagiye barangoye. Barambwiye ngo ninzane umwana w'umuhungu mutoya wo mu muryango kwa mama. Ngo nimuzane tumutange igitambo. Ngo nibwo nibura nzatwita. None uwo mwana naramubuze. Nese iwanyu kwa nyoko nta mwana mutoya uhari? Hari umwana mutoya mbere nyina wabo. Afite umwana. Aho yari yaramujyanye yasanze yamuresheje kwa sekuru asanga ngo uwo mwana yarabuze none twangetse tumushaka nawe ari kumwe ngo kumushaka nimba rukumbeke nimba rukugira gute ntago mbizi. Uzi gerageza urebe ikintu wakora hakiri kare. Ikibazo rero kingora wahise umugabo wanjye yambwiye ko tutagomba gusezerana mu mategeko nta na rimwe nshobora kuzagira n'uruhare. Reba inzu ukuntu ingana hehe umva reba n'iki kirahure sishobora kuba ngifiteho uburenganzira. Yarambwiye ati mu gihe utari wabyara nta burenganzira nawe ufite ku bintu byawe. Nta kintu ushobora gukura hano nta n'ikintu ashobora gukora. Gerageza rero n'ikintu ukora. Ariko ntanakurangaranye twakomeje kuvuga cyangwa n'ubundi genda ubundi yinjire mu nzu genda urebe ikintu wafata muri firigo.
wawe bite Wamalizana wamalinda kontu. iwanyu ni hehe iwanyu ni hehe Ni mucyaro. ni mu cyaro none wageze hano gute Yaranyirukanye ngo njye gushaka mama. kujya gushaka mama wawe ujye kumushaka hehe I Kigali. waje i Kigali kureba mama ngwino tujyane mu rugo njye kukugaburira Urakoze. teta ugiye ngiye kuvamo icyuma n'iki. oya uretse kugenda akira genda ukarabye uyu mwana umugaburire nurangiza umuryamishe Mukwetse. mutoraguye dore aho ngaho mu nzira Nitwa ndemwe. Nitwa Olivier. Inde? Olivier. Umva guhera uyu munsi ntuzongere kuvuga ko witwa Olivier, sibyo? Ujye uvuga ko witwa Habarurema. Kubera iki? Kubera ko abantu baba bitwa ba Olivier inaha barabica. Ujye uvuga ko witwa Habarurema kubera ko bumva ko Imana yagutabaye. Uzajya uvuga ko witwa nde? Habarurema. Inde? Habarurema. Umuntu wese uzajya ukubaza uko witwa. Uzajya umubwira ko witwa nde? Habarurema. Nzagusanga njye gukunda. ugomba guhaguruka ukashakira umwana kuko nta kuntu ushobora kumbwira ngo wabuze umwana naramugusigiye. ariko ndakwihanije wagakobwa ndakwihanije kujya kuvuga ngo wansigiye umwana wamunsigiye harindi urananirwa kujya gushaka umwana ngo igende unamuzanire hajya mvomera amazi dore nirirwa kwiriba ndi umusaza ngo wansigiye umwana. Ikinyendara se kandi noneho cyakuzanira amazi umva nkubwire